Ndabashuhuje inshuti bakunzi bamenya n'ibi info, mumenyereye ko tubagezaho buri kimwe cyose cy'ingenzi cyangwa se buri kimwe cyose ubwonko bwawe buba bukeneye umunsi ku munsi. Kuri iyi nshuro rero tubazaniye ubusobanuro bw'inzozi. Tugiye kubasobanurira inzozi eshatu abantu bakunda kurota mu buzima busanzwe, ugasanga babiburiye ibisobanuro, ugasanga birabahangayikishije, bakagira ubwoba, hamwe bakagira ubwoba kandi wenda atari na ngombwa kugira ubwoba. Uno munsi twaje gukuraho impaka ngo tuzibasobanurire. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ngewe abantu bageze kuri uno muyoboro bwa mbere nkora mbashishikariza gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibyegeranyo bica kuri uno muyoboro bitazajya bibacika. Inzozi za mbere rero tugiye gusobanura ni ukurota inzoka. Izi nzozi zikunda kurotwa n'abantu benshi bakagira ubwoba, none rero ibi ntimugahangayike cyane. Ubusobanuro kurota inzoka bisobanura mu nzozi, bisobanura umwanzi wihishe cyangwa se umuntu uri gushaka kukuriganya cyangwa ikintu giteye ubwoba mu buzima bwawe. Akandi kantu ugomba kumenya, iyo urose inzoka ari nini bivuga ko hari ikibazo gikomeye cyangwa umuntu ufite ingufu uri gushyira ingufu mu kukugirira nabi. Ugomba guhita witonda ugatangira gucunga ubuzima bwawe. Iyo ari inzoka y'amabara meza, aha nta kibi kiba kirimo, bishobora gusobanura impinduka nziza cyangwa ubwenge buhambaye ugiye kunguka cyangwa se gukura mu bitekerezo. Inama nakugira kuri izi nzozi, jya witegereza abantu bakwegereye, wige kwirinda no kwitonda mu byemezo ufata nimba wararose izo nzozi muri iyo minsi. Ikintu cya kabiri rero ni ukurota abapfuye cyangwa umuntu wapfuye. Izi nzozi abantu benshi bakunda kuzirota bagakuka umutima, ariko nje kuguha ubusobanuro bwazo. Kurota umuntu wapfuye bishobora gusobanura icyifuzo cyo kongera kumubona cyangwa ubutumwa bukomeye ukeneye kumva, ubutumwa bugiye kuva ahantu runaka. Iyo uwo muntu akubwira amagambo, bivuga ko hari ubutumwa bw'ingenzi cyangwa impanuro ukeneye ku bijyanye n'imyitwarire uri kugira muri iyo minsi. Iyo urota upfuye atakuvugisha, si bibi nabyo, bishobora gusobanura gutangira ubuzima bushya cyangwa guhindura imyumvire wari usanzwe ufite. Inama nakugira kuri izi nzozi ni ugutekereza ku byo umuntu yakwigishije cyangwa ku mpinduka ukeneye mu buzima bwawe. Inzozi za gatatu ari nazo turi bube dusobikiyeho ni ukurota uguruka. Izi nzozi nazo zikunda kurotwa n'abantu benshi cyane, ariko ngiye kuguha ubusobanuro bwazo. Kurota uguruka bisobanura kwigenga cyangwa se kwikura mu bibazo, ubwo hari intambwe uba uteye uvuye mu bibazo cyangwa se gukura mu bitekerezo. Ibi ngibi nicyo izi nzozi zisobanura, ubwo ni ukurota uguruka. Noneho zikagira ibice bibiri. Iyo urota uguruka neza bivuga ko uri mu rugendo rwo gukura mu bitekerezo ndetse no kwiyubaka. Noneho iyo urota ugenda uguruka ugwa, bishobora gusobanura gutinya gutsindwa cyangwa se kwibaza ku bushobozi bwawe, ubwo ni nko kwishidikanyaho. Inama nakugira kuri izi nzozi, jya wiyizera, wige kwihagararaho kandi wige gukoresha impano zawe. Nimba hari izindi nzozi runaka wigeze kurota ushaka ko tugusobanurira, twandikire aho hasi muri komenti, twiteguye kugufasha kuzisesengura zose. Ntiwibagirwe gukanda subscribe rero, 5 kuri 5 tujye tubana mu biganiro n'ibyegeranyo binyura kuri uno muyoboro, kandi wibuke no gusura uno muyoboro urebe ibindi biganiro by'ingirakamaro twagukoreye bimaze iminsi bigiyeho.